icyaha cy'ubusambanyi ni icyaha kinuka kibi, ni icyaha kitwambura ubusabane bwacu n'Imana, ni icyaha ujya gusenga batise ndasenga ibiki none, ni icyaha gitera umuntu kwicuza ubudasiba, kwicira urubanza, ni icyaha kitwambura ubwiza n'icyubahiro Imana yaturemanye. Umuntu aroga ntacya, arisiga ariko yagenda akabona ni jene, akabona ni jene. Umwuka w'ubusambanyi ni icyaha kizana inyatsi, ukagira inyatsi ugakora amafaranga ntayubona, aragenda utazi ukuntu agiye. Abahembwa ku kwezi bo basambana bagira ibibazo byinshi, agira ngo ntakora, niko bimeze. Icyaha cy'ubusambanyi ni inyatsi uba winjije iwawe cyangwa mu rugo rwawe cyangwa ku buzima bwawe. Wakorera ngahe, ariko kubera icyaha cy'ubusambanyi kigendana no gutanga bitari mu mugisha, niyo mpamvu utakaza inyatsi. Nta bwiza, nta cyubahiro. Uhagarara ahantu ukabona nawe ubwawe uri kwigaya. Hari abantu benshi basambana bati ni ukuri Imana sinzongera, ariko akagisubiramo. Mana ni ibiki, kuki bimeze gutya, kuki bimeze gutya? Icyaha cy'ubusambanyi ni icyaha n'umuntu adapfa kwicuza, ni icyaha n'abantu benshi badapfa kwihana, kwatura. Kisha abantu benshi, kirimbuje abantu benshi. Ni icyaha Satani anigiyemo abantu, abakomeye n'aboroheje. Abantu benshi bari no gusambana n'abadayimoni babita abantu. Ni umuntu ariko ni umudayimoni. Yesu yabwiye Petero ngo mva inyuma Satani. Buriya ntiyari Petero, ahubwo yari Satani uri muri Petero. Nawe urasambana n'uwo mwita umuntu, ariko ni dayimoni iri muri uwo muntu. Benshi basambana amadayimoni, niyo mpamvu usambana rimwe bikagukukiramo ukajya ubikura buri munsi ukabyihana bikanga. Umwuka wa Satani w'abadayimoni w'ubusambanyi wakwinjiyemo. Hakenewe imbaraga z'Imana ku buzima bwawe. Ukenewe kubohorwa n'Imana. Mu buhamya Dr. Apotre Paul Gitwaza yatanze, avuga ku mwana yabanye nawe asengera imyaka ingahe, uwo mwana yari umukobwa yihindura injangwe cyangwa se inzoka. Paul Gitwaza aravuga ati mwirinde abatarashaka, utazashaka iyo nzoka cyangwa se iyo pusi, kuko uwo mwana ariho. Abantu benshi bariho muri ubu buryo, arabivuga. Icyo kiganiro kuri YouTube channel yanjye kiriho, naragitanze, nugishaka uzambwire nkiguhe, byumva uhinduke. None se wavuga ute kuki umuntu asambana umunsi akabyicuza ntabivemo? Umwuka w'ubusambanyi ni rukuruzi idapfa kwemera umuntu wawinjiyemo, wabase kuvamo. Urangiza gusambana na sheri wacyo umugabo kumva uramwanze kubera ikintu kirakatsindwa, gitandukanye n'ibindi umva. Ariko uwo mwuka ukure kure mu izina rya Yesu.
mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, uwo mwuka uve ku buzima bwawe, uve mu rugo rwawe, uve mu bana bawe, uve mu muryango wawe, mu izina rya Yesu. Wirinde kwiyambura ubusa imbere y'abantu bose ubonye. Uramuzi ubundi uwo muntu musambana? Uzi wabo, uzi aho yavuye? Uzasambana n'abadayimoni umwita umuntu ngo ni sheri wanjye ndamuzi. Umuzi gute? Ko hari n'abandi babiterekereramo. Niyo mpamvu abantu benshi hari abandi babiterekereramo. Niyo mpamvu hari abakobwa benshi batera amada bakabajugunya. Icyo yashakaga niko bamutumye kuyigutera akakureka, tukugusambanya akakureka, kukwambura ubusa yakubona yagusambanya akakureka. Ni umwuka w'ubusambanyi. Nyine hari ukuntu nyine Satani akoresha abana be. Mugende mubemeze. Abatesalonike ba mbere ibice 4:3. Icyo Imana ishaka ni iki? Ni ukwezwa kwanyu no kwirinda gusambana. 4, ngo umuntu wese muri mwe amenye gutegeka umubiri we wezwe, ufite icyubahiro. Cya cyubahiro Imana yaduhaye Satani arakiba. Iyo umuntu yasambaye, niyo uri imbere y'abantu uyobora, uba wumva. Niyo mpamvu abantu baca inyuma abo bashakanye, aza akaza yivugisha sheri iki. Udusoni abadufite, abadufite akaza kabase ntibambonye. Sheri uzi ko mvuye hariya, nta n'ibyo umubajije, ariko agashaka nyine ibintu kubeshye. Kubera iki? Umwuka w'ubusambanyi nyine wumva nyine urikeka. Nuko nyine umwuka ukora. Ariko ngo icyo Imana ishaka ni ukwezwa kwacu, kwezwa n'amaraso ya Kristo, kwezwa tukaba ibyaremwe bishya, kwezwa ubusambanyi bukatuvaho, no kwirinda ubusambanyi. Ese ntituzi yuko imibiri yacu ari insengero z'umwuka gusa? Haleluya! Imibiri yacu ni insengero z'umwuka wera uri muri twe. Turinde imibiri yacu, twirinde gusambana. Uwo mwuka turawanze mu izina rya Yesu. Kandi ngo ntabwo turi abacu ngo twigenga. Abakorinto ba mbere ibice 6 kuva kuri 18. Imibiri yacu ni ya Yesu, ni utugenga. Ntabwo ari twe tuyigenga. Tugomba gutegeka imibiri yacu tukagengwa n'Imana. Umwuka w'ubusambanyi mu izina rya Yesu utuveho, uve mu miryango yacu, uve mu bana yacu mu izina rya Yesu. Uve mu kirere cyose ukoreramo mu izina rya Yesu. Uve ku buriri bwawe, uve aho ugenda mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Twanze umwuka w'ubusambanyi mu izina rya Yesu. Twatuye bwa bwiza n'icyubahiro Imana yaturemanye ku buzima bwacu, tugenda twuzura icyubahiro, twuzura urukundo, twuzura neza, twuzura ubuntu bw'Imana mu izina rya Yesu. Kabodi y'Imana itubeho mu izina rya Yesu. Umva, uwo muntu musambana umubwire ngo kuva uyu munsi namenye ijambo, nuko Imana ishaka ko nezwa no kwirinda ubusambanyi. Sinzongera gusambana nawe. Ubyatura ubimwaturire, akurekure nawe umurekure mu izina rya Yesu. Ubyature umubwire, ntumutinye. Umwuka w'ubusambanyi urakuvaho mu izina rya Yesu. Ubimubwire, ntumutinye. Nakurekure mu izina rya Yesu. Ariko ngo tuyire iryo jambo rya Apotre Paul Gitwaza yavuze. Telefone zanyu ni 0788884046. Icyo kiganiro giteye ubwoba ariko kirimo inama nzima, kirimo ubwenge wagakwiriye kumenya. Ucyumvishije watuba ati sinzongera gusambana, kandi sinzashaka ntasenze. Imana iduhana umugisha. Mugire ibihe byiza, ndabakunda.